turabaramukije nimugire amahoro. Uyu ni umwanya ubusanzwe w'ubuhamya, dusanzwe twumva ubuhamya bw'abavandimwe Yezu yagiriye neza akabakiza, ariko ubu tugiye kumva nabwo ubuhamya, ariko cyane cyane mfatanyije n'aba bavandimwe mureba duhagararanye hano kugira ngo tubabwire ibyo Yezu Kristu yakoze mu ntangiriro, ariko tunababwire ko natwe dufite ubuhamya bukomeye bw'ibyo Yezu yadukoreye. Buri wese afite ubuhamya bwe, ariko mbere na mbere reka mbanze babwire intangiriro ihwanye n'uyu munsi, itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu 1991, ari bwo Yezu Kristu yagaragaje ko ashaka gukorera aha hantu ibikorwa byiza kandi byinshi, kandi koko akabikora tukabibona n'amaso yacu. Aba bavandimwe duhagararanye aha ku iyo tariki twese twari kumwe dutangira ubwo butumwa, kuri iyo tariki maze kubabwira. Tukaba rero hamwe nabo, hamwe namwe kandi dushimira Nyagasani byinshi byiza yagiye akora muri icyo gihe. Narinzi ko Yezu mugiye kumuha amashyi menshi kubona imyaka 33 ishize tukigerageza uko dushoboye, tutabikesheje ubutungane cyangwa imbaraga nyinshi, ahubwo tubikesha ingabire ye ihora iducisha bugufi. Twongere tumushimire. Muri uriya mwaka nyine w'1991 hari hamaze iminsi hari ikoraniro. Iryo koraniro jyewe niryo ngiye kubaheraho ubuhamya bwanjye, ariko ndavuga muri make kubera ko amasaha yagiye. Hari hashize umwaka umwe ninjiye muri iryo koraniro jyewe ubwanjye. Reka mbanze mbabwira amazina mutaza kuvuga ngo waduhaye ubuhamya mbere ninde. Nitwa Uwizera Mathias. Hari hashize rero umwaka umwe menye iryo koraniro ndetse ndigiyemo, ryitwaga ifunguro rya twese, n'ubu riracyahari. Iryo koraniro narigiyemo narabanje guca mu nzira nyinshi, mbese mvuze muri make nari mfite imyaka muri 1991 nari mfite imyaka 22, ariko nari naranyuze mu bintu bikomeye byinshi. Hari abantu b'ibyigomeke bari barishyize hamwe bahimba itsinda rikomeye ariko ry'ubwigomeke. Abo bantu biyita abameni. Abameni babaga ari abantu b'ibyigomeke nyine, batagira icyo batinya, bakora ibintu byose bibi. Cyane cyane yewe ibyo narinzweho ni ukurwana no gusinda. Umuntu warwanaga turi kumwe yabaga azi ko turi bukore intambara ihambaye. Ibyo nabimazemo iminsi, ariko umubyeyi wambyaye mama aza kumbwira ati ko hari abantu bajya gusenga bakaba bari mu ikoraniro, mukaba mwarabyawe n'abakristu, nk'ubu wowe ugiye kuzapfura iki? Ibyo bintu nkajya mpora mbyibaza, ariko ngeze aho nza gutekereza rya jambo yambwiye, hanyuma ndagenda njya mu ikoraniro. Ubwo nuko byagenze. Natangiye ikoraniro, zangeso mbi nzivamo, nanywaga n'amatabi n'ibindi, ariko byose ndabireka, n'ubusinzi no kurwana n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ntangira kujya mu ikoraniro. Iryo koraniro rero niryo ryavuyemo abantu basenze, batuye isengesho kuri uyu munsi uhwanye n'iri tariki. Ubwo nuko nyine uwari umumeni abahindutse umukarisimatike. Hamwe n'abandi rero nanjye nakomeje kujya nsenga, ariko muri iryo koraniro n'ubundi hazaga abantu baje gusaba ngo tubasabire.
padiri twari kumwe ndaza kumugarukaho, Padiri Stani wari umaze gukira umugongo, agiye mu isengesho ryarimo n'umwiherero muri Centre Christus i Remera. Yezu yahamukirije umugongo kubera ko atashoboraga gukomeza gukorera ubutumwa inaha, asabiwe na Padiri Taridifu, abenshi mwaramwumvise. Yakize rero umugongo, agarutse atangira kwegera abakarismatike gutyo. Umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu wegereje, kandi tubona ko no mu iryo koraniro hari abantu bakunda kuza kutubwira ngo tubasabire, tujya inama ngo hariya kwa muganga bamwe bahageze, tujya inama tuti uwazahashyira alitari tukajyayo tugasabira n'abarwayi bahari, kuko turabona ingabire yo gusabira abarwayi ihari. Twarabibonaga mu by'ukuri, kuko n'ubundi hakiraga benshi, gusa amateka ni hariya tuyahera. Niko byagenze rero. Ku munsi w'umutambagiro turagenda turapfukama turasenga nk'uko bisanzwe bigenda, ariko hiyongeraho isengesho ryo gusabira abarwayi. Hanyuma Yezu akiza abarwayi benshi. Ubundi Padiri Kare yatubwiye 7, ariko ubundi hakize benshi, n'ubuhamya bwatanzwe na benshi. Bamwe bari mu bitaro rero bahita bakira n'indwara bari barwaye. Harimo abari bafite za rendez-vous zo kujya kubagwa, kuko hariya n'ubundi ni centre de santé. Abandi bafite za rendez-vous zo kuri hopitali, ariko ugiye bajya mu guca mu cyuma kugira ngo bakorerwe controle, basanga barakize, nuko batangira gutanga ubuhamya. Ubuhamya rero bwari bwinshi. Muri icyo gihe ku ikubitiro hafi aho ngaho rwose, isengesho ryari rimaze amezi 2 ritangiye, haba haje ubundi buhamya bushya, nubwo buri kwezi kose ubuhamya twabubonaga. Ubwo buhamya n'ubw'uyu mubyeyi turi kumwe, aratangira bibwira, hanyuma babwira uko Yezu yamukijije uburwayi bukomeye cyane yari afite, abaganga bari barananiwe. Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Yezu aradukunda. Murabizi? Reka mbahamirize rero uburyo ngiye nahuye na Yezu, ndi umwana w'umwangavu. Ntimurebe igihe ngeze mpagaze hano, mfite ubuhamya bwinshi, ariko ngiye kubaha ubuhamya bwa mbere yuko ngana gutya. Naje kurwara rero, ndwara amaso, maze kuyarwara ndivuza biranga, noneho baza kuma transferi banyoreza i Gatagara. Bamaze kunyoherezayo, rwari urugendo rwo kuva inaha ujyayo, ubwo tugacumbika kugira ngo buke tugereyo kare. Narivuje, bakampa imiti ngashyiramo, ariko bikanga amaso akabinyama. Ubwo byarakomeje, noneho twiga kongera gusaba indi transferi ngo tujye i Butare. Twagiye i Butare bwa mbere, dusanga twakererewe, turataha, turongera turazinduka dusubirayo, noneho baratwakira. Baje kutwakira rero, banyuza mu cyuma, banyandikira imiti, barayimpa ndataha, bati nishira uzagaruke. Naraje nshyiramo, aho kugira ngo mbona agahenge, uko nararibwaga, kandi wandeba mu jisho ukagira ngo ni umuriro urimo. Ubwo nshyiramo imiti irangiye, turongera dusubirayo. Ubwo naje kujyayo inshuro 3, nyuma yaho rero nibwo naje kumva ko hano hari isengesho, hari kiliziya nto itari iriya. Ubwo nza kujyayo, ariko uwo sinijyanaga, nyine najyanwaga n'ababyeyi, kuko navukiye mu muryango w'abakristo, bakajya bamfasha kugira ngo tubashe kujyayo. Twaje kujyayo rero, ndapfukama nk'abandi, nyine ubwo banyerekaga aho ngomba gupfukama. Isengesho riratangira, noneho umuvandimwe umwe aza kuvuga ati buri wese afata aho arwaye ahereke Yezu aramugirira impuhwe. kandi noneho bakatubwira ati
mumurangamire nawe abarebe arumva icyo mukeneye akibagenere. Nanjye rero nkavuga nti nubwo ntarora Yezu ndebere aho ntabasha kwirebera. Ubwo twarapfukamye baradusabira, bamaze kudusabira baje guhabwa ijambo ry'Imana aho Yezu yahumuraga impumyi. Numvise mfite ibineza neza mu mutima, numva umubiri wanjye uvuyeho ikindi kintu, hari mbonye undi mubiri mushyashya. Ubwo bashoje isengesho numva nyine nabaye mushya kuri jye, ariko nkumva ndareba ariko ntasobanukiwe n'ibyo mbasha kubona. Ubwo twarashoje turasohoka, muri uko gusohoka narisohoye. Nubwo ntarebaga neza ariko nabonaga ibintu, nkabona n'uruvangavange ariko ngatambuka nkagenda. Ubwo twaragiye buhoro buhoro turataha, ngenda mbona nkagenda mbona ibintu biragenda ariko simbone ku rutandukanyirizo rwabyo. Ubwo twaje kugera mu rugo rero bakajya bampa ibizami, ngene bari bamfashe nk'umwana mutoya bitewe n'urugendo nari nabayemo n'uburyo bamfashagamo. Bakantu bati genda uzane iki n'iki, nkagenda nkakizana. Bakambwira ati ngaho genda hariya utubwire ikintu gihari. Urwo rugendo rero narukoze, nyuma y'iminsi 3 nabashije kureba neza, numva nshimiye Imana, ndongera numva mbwiye Yezu nti urakoze kandi siko bwa mbere ukora, uzagumya ukora ibitangaza muri jyewe. Ubwo rero nimo ndabivunagura nibirebire, hari benshi babwumvise ariko hari n'abakeneye kubwumva muri iki gihe. Ubwo rero ikindi kintu nababwira nuko amaze kumpumura ayo maso, nanjye namubwiye ntizagukorera. Nanjye umutima wanjye nawo warawuhumuye, nanjye ngomba kukubera umuhamya imbere y'imbaga ya benshi. Bavandimwe rero ndababwira ko Yezu ari umukiza. Hari ubuhumyi bwinshi tugira rwo ku mutima, ari ubwo ku mubiri, ari ubwo mu bitekerezo, ndetse no mu ngeri nyinshi tugenda tunyuramo. Tumusaba duhumure tubashe kubona urumuri rwe. Nk'uko mumaze kubyumva, Specioza yari impumyi, arabona, aza atanga ubuhamya. Nari ngiye kumubaza ngo ka karirimbo waje uririmba igihe watangaga ubuhamya kavugaga ngo iki? Hari n'umuvandimwe unyibukije ngo ntago navuze izina ryanjye, nitwa Mukanyirigira Specioza. Iyo ndirimbo rero naririmbye niyo Roho Mutagatifu yampaye. Yezu aradukunda we, Yezu aradukunda, yamumuye amaso we, none ubu ndareba. Haleluya, haleluya, haleluya we, haleluya, 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 haleluya we, haleluya, haleluya. Amen. Dushimire Nyagasani. Bamwe barimo barongorerana bati bariya abantu bapfana iki, ariko namaze kumva atanga ubuhamya neza, nanjye ntangira kurambagiza. Ubu no umufasha wanjye. Umuntu utanga ubuhamya neza ntawe utamurambagiza, nuko byagenze. Bavandimwe rero, Yezu ashobora byose, yagiye byerekana. Abenshi mwabitangiye ubuhamya, abandi murabibona. Ndagira ngo nihuse Laurence nawe atubwire uko yamubonye. Laurence yari umukobwa muri icyo gihe, ariko twafatanyije ubutumwa kuva ubutumwa bwatangira kugeza ubu ngubu. Ese wowe Laurence wabonye Yezu yaragukoreye iki? Ngaho ubwira abavandimwe uko byakugendekeye.
Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye mu ntangiriro z'ubutumwa bwa Ruhango nari mpari kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi. Icyo ubutumwa bwa Ruhango bwamariye rero Mathias ambajije ndagira ngo mbabwire muri makeya uwo narindiwe. Nari umwana w'umukobwa w'umukristo, nanjye ninjiye mu bakarismatike uko bisanzwe. Uko ikoraniro rigenda ryigira imbere, ingabire yo gusabira abarwayi irakura. Ngewe rero nakuriye mu ikoraniro, mba muri kiliziya, mba hafi y'abapadiri, nuko imyaka iragenda iriyongera. Nza kubona ko nkeneye umuhamagaro. Ntegereza umuhamagaro ndawubura. Ndasenga, ndavuga amarozari, ndavuga amanoveni, mbura umuhamagaro pe. Mu by'ukuri ntabwo nariyeguriye Imana ngo bigire inzira. Numvaga nshaka kubaka urugo, nkabyara ngaheka, nkabyarira kiliziya. Ibyo rero ntabwo nabibonye. Igihe kimwe rero nakundaga gukomezwa n'ibitangaza nabonaga. Igitangaza cyankomeje cya mbere ni icyo kuri iyi tariki ya 2, igihe kimwe bazanye umurwayi mu ngobyi wahororotse, bamaze kumwandikira transferi agiye kubagwa arwaye indwara y'igifu. Ubwo nari imbere uruhande rwa padiri nanjye mu basabiraga abarwayi. Natunguwe nuko Yezu mu isakramento ry'Ukaristiya yakijije uwo mwanya mbireba, nanjye nongera kwiyongeramo imbaraga. Padiri yarunamye akoze isakramento, uwo murwayi wari uri mu ngobyi mbona aregutse aricaye. Kandi ntabwo ashobora kwicara, yari yarahwanye n'uburingiti rwose, ubona ari wa murwayi w'indembe wari uvuye mu bitaro, waciye mu byuma hose. Ako kanya yarabyutse aricara, padira azamuye hostiya arahaguruka. Atangira guhaguruka, mu guhaguruka kwe numvise ikintu kimpagurutse mu mutima, ndavuga nti Yezu akora ikintu nk'iki aka kanya. Numvaga ko wenda azagenda akira gahoro gahoro, ariko yarahagurutse mbireba n'amaso yanjye. Ibyo byongeye kunkomeza rero, bituma ndushaho gukunda Yezu koko. Ndavuga nti Yezu mu Karistiya nzakunambaho, nzakugwa inyuma. Ubwo rero nakunze uwo muvandimwe, dore ko nkuko Speciose yabivuze, yaraje atanga ubuhamya nawe akomezanya natwe. Yitwaga Foruduwari, 94 yaratabarutse ariko yagiye akiri intwari. Ubwo nakundaga kumwegera nkuko ariko wumvaga umeze ute karya kanya. Arambwiraga ati numvaga urukero runkera mu nda, ati umuriro wakaga, nahise numva uzimya ako kanya. Nahise mvuga nti Yezu nzakugwa inyuma nubwo ndi umuseribateri. Nakomeje rero kumujya inyuma nk'umuseribateri, nkomeza nanjye kumva, namushengereraga kenshi, ngahabwa Yezu kenshi, nkamubwira nti nzagendana nawe. Igihe kimwe rero ndabyibuka ntashye kumwe n'umuvandimwe twari kumwe, sanga umusaza yasogongeye ku gacupa, arambwira ati ariko ati iminsi umaze urayireba? Ndayireba. N'abapadiri ubana nabo ntago bazi gutera inda. Ndamubwira nti n'abana b'Imana ntago bashobora gukora icyaha. Arambwira ati nabuze n'umupadiri ugutera inda. Ati ariko komeza ugende ubane nabo, ukomeze ube muri kiliziya, ukuba singukozeho. Haleluya. Anyegurira Yezu mu bintu atarazi. Nanjye nabwiraga Yezu niwumvise ko papa yakumpaye. Nakomeje kumugenda inyuma rero. Igihe kimwe rero naje kubona koko ari ngombwa ko ngomba gukorera Yezu, nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Mbibwira abavandimwe twari kumwe, ari baba turi kumwe, hari n'abandi batari hano. Ndabaganiriza, mbabwira igikomere mfite, baransabira bandamburiraho ibiganza imbere y'isakramento. Nanjye nakiriye imbere y'isakramento. Twari kumwe n'umusaseredoti, azana ostansara nshyira ku mutwe, arasenga. Nahise numva hari ikintu kivuye muri jewe
cya kindi cyo gushidikanya mpita numva ububasha bwa Yezu nanjye koko nongera kugirana amasezerano nawe ndavuga nti Yezu nzagukorera ntitaye ukundi. Nakomezwaga kandi n'ijambo ry'Imana nakundaga gusoma mu gitabo cya Yudita wapfakaye akiri mutoya afite uburanga, yuzuye uburanga. Nabonaga ukuntu yakoreraga Imana, agakorera Imana cyane n'uburyo yagiye gutabara Abayisiraheli. Naje kwibaza ntariko uriya Yudita iyo yaza kuba yarahetse umwana yari kubasha kubwira abarinzi b'irembo ati nimukingure ntambuke. Nuko nkavuga nti umva buri wese mu muhamagaro we, waba uri umupfakazi waba uri incike, Imana iguhamagarira kuyikorera. Ndavuga nti Yezu nzagukorera. Abavandimwe bamaze kundamburaho ibiganza rero, nuko naratashye ntahana iyo ngabire y'ibyishimo, numva nongeye gukorera Yezu bundi bushya, numva nongeye kumuhabwa, nongeye kumushengerera. Iyo namushengereraga numvaga ntahanye ingabire y'ibyishimo yo kongera kumuhitamo bushya, kandi nkumva biranyuze. Ariko nyamara muri iyo minsi icyo Yezu yashakaga nuko nemeraga ubwo buseribateri bwanjye, kandi nkumva buryo iyo wemeye ubona ikuzo ry'Imana. Nabwiye Yezu nti karame nzagukora ntitaye ku wundi, ntitaye mu bisebyo. Numvaga mu minsi mikeya mbona umuvandimwe twari kumwe icyo gihe araje arambwira tuzi ko nifuza kuba umufasha wanjye. Haleluya. Nanjye ndamwikirije rero ntamunanije, kuko nabonaga twese turi mu gukorera ingoma y'ijuru. Haleluya. Turacyari kumwe mu busitani bwa Yezu mu muzabibu we, n'abana bacu tubyaye turagendana. Ngiyi ingabire y'ibyishimo. Haleluya. Murakoze cyane. Kristo Yezu akuzwe. Nyagasani twongere tumuha amashyi menshi, tumushimire. Nta kimunanira. Alphonsine agiye kutubwira muri make cyane, nawe uko yabonye Yezu mu butumwa wagiye ukora. Hari n'abantu benshi wakiriye, hari n'abagiye bakugeraho bafite ikibazo nk'icyo wari ufite, kuko hari n'igihe dusabira umuntu afite ibibazo nk'ibyo natwe dufite, hakaba igihe icyo gikemuka icyanjye kigasigara. Ariko nawe Yezu yaragikemuye. Byagenze biti? Kristo Yezu akuzwe. Haleluya. Haleluya. Yezu ni muzima koko, nkuko abavandimwe bambanjirije bamaze kubiduhamiriza. Burya gutegereza Yezu wizeye akwereka ikuzo rye, arakwigaragariza. Iyo ukomeje kwihangana wegera Imana, nawe irakwegera kandi byose bigashoboka. Nge rero nakoreye Imana nkiri mutoya, nanjye mu ntangiriro z'ubu butumwa nagize umugisha w'uko nari mpari. Igihe kiragera Imana Yezu ampa umuhamagaro, nza kubaka urugo. Inyota ya mbere ku bashakanye rero ni ukubona umwana. Nge ntago ariko byahise bigenda. Twasamye inda ya mbere, igihe kiragera indi ivamo, dusama iya kabiri, dusama iya gatatu, dusama iya kane. Noneho ibintu biradogera, zivamo abana bakuru, umwana akarira akavuka apfuye, tukagerageza kwivuza kwa muganga bakayoberwa ikintu gitera ibyo bibazo byo gukuramo inda yanjye, cyangwa byo kugira ngo umwana avukane ubuzima bihite birangira. Ubwo rero sinacika intege, nkomeza muri iyo nzira yo gusenga nk'uko twasabiraga abandi. Umubyeyi akaza asaba urubyaro, tukamusabira, akagenda akabona umwana. Abakuraga iminda bakaza tukabasabira, bakagenda mu gihe gitaha bakaza bahetse abana. Nanjye nkavuga nti Nyagasani nzi ko igihe cyanjye kizagera. Ubwo rero nafashijwe no gukomera kuri Yezu n'abavandimwe badusabira, nkajya mbwira Imana nti nzagusingiza ubwo nzaheka umwana nta mupfumu watwinjiriye mu nzu, watugereye mu rugo. Ubwo rero urumva byari bikomeye. Yindi ibaye iya kane, ibaye iya gatanu,
mu miryango bitangira kutumvikana, mu nshuti n'abavandimwe inama zikaba nyinshi, ariko turanga dukomera ku Mana. Iyo nageraga kuri centre de santé rero ntuye inaha, nagera kuri centre de santé bagahita bampa transfer nkagenda kuri hôpital Kabgayi, bikarangira binaniranye nkamanuka ubusa, nari nagiye niteguye umwana. Ubwo rero ndabyibuka ku nda ya 5, kuko abana bavukaga ari bakuru bo barabaduhaga tukajya kubashyingura, ku buryo twabonaga munsi y'urugo twibaza tuti ubu butaha tuzamushyira hehe. Bigeze aho naturaga isengesho mbwira Nyagasani nti Yesu nyiri impuhwe, ububabare bwanjye ngira indivamo, mbyara umwana ntabeho, byibura jya ubukoresha uhoza abandi babyeyi bakeneye umwana, ububabare bwanjye budapfuye ubusa. Kuko niko byagenze, kandi Imana ikajya inkomeza. Ubwo rero kugeza ubwo numvise mfite igikomere kuri Kabgayi, kuko igihe cyose banjyanagayo namanukiragaho, nkumva Kabgayi mfitanye ikibazo nayo, nkumva sinshaka no kureba inzira yayo, nkumva nta cyiza nigeze nkurayo, nagiyeyo. Bavandimwe rero, iyo umuntu ari mu bigeragezo nk'ibyo, n'iyo usenga umwanzi ntabura kutwegera, kandi ntitubura kugera intege nkeya, ugasanga natwe turarwana urugamba, ariko Yesu akatuba hafi. Ubwo rero inda ya 6 nayo yavuyemo, ndibuka yari amezi 8, umwana ararira biba birarangiye. Nuko dukomeza urwo rugamba rwo gusenga, numva ko nta handi nzabonera igisubizo ari mu Mana. Igihe cyarageze rero, ubwo twazaga gusenga turi mu gushengerera, abavandimwe baturamburiraho ibiganza baradusabira, turi imbere y'isakramento ritagatifu, duhabwa ijambo ry'Imana ryiza ryo muri Izayi, Imana idusezeranya umwana. Kuko niko byagenze, mu mwaka wakurikiyeho nari impetse umwana. Nari impetse umwana, ubu nkaba mfite abana 3, nta mupfumu watwinjiriye mu nzu, nta bigirwamana napfukamiye. Ubwo tukimara kubyara, ahantu henshi bagiye basingiza Imana, Batarufonsina ahetse umwana, kwa Jean Dodier barabyaye, abantu bose mbese bagasingiza Imana. Ndetse hari n'umubyeyi wigeze kumubuhamya wari utuye ku musozi wacu, ati intege nkeya nari mfite narabuze urubyaro, nabonye ukuntu mwakomeye muhama hamwe, nanjye bintera kwihangana, nari ntangiye gucika intege, nkomera ku Mana, nawe nyuma yaje kubona urubyaro. Kristo Yesu akozwe. Yesu rero ni muzima bavandimwe, babyeyi mubyara mupfusha nimuhumure, babyeyi mwabuze urubyaro nimuhumure, abatangiye gucika intege mukajya hirya no hino nimugaruke. Yesu arashoboye, nta kimunanira, mutegereze Imana, ifite igihe cyayo ku buzima bwanyu. Alleluya. Amen. Tumuha amashyi menshi, tumushimire. Yesu yarakoze. Yesu, ushobora kuba wibaza iki kibazo, umuntu ashobora kwibaza uti, ko bahoraga bapfukamye imbere ya Yesu, ko basengaga, ni ukubera iki bahuraga na biriya bigeragezo? Hanyuma ahantu hamwe hari hashushanyije isaha, hariho n'inshinge zayo, hanyuma umuntu arandika iruhande rwayo ngo ntugire ngo ntabyumva, ni isaha itaragera. Isaha iragera, Yesu akagutabara. Ntugire ngo byararangiye. Reka rero dusoze dushimira kuri uyu munsi mukuru. Birumvikana twijihije iyi myaka 33, reka dusoze dushimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo ubu butumwa bushoboke. Padiri mukuru mwadusomeye misa, nagira ngo ndabizi neza ko mushobora kuvugisha Padiri Stani, mumutubwirire ko tumushimira cyane. Mumfashe tumushimire. Padiri Stani ni umupadiri woroshye cyane, kugira ngo iyi ngabire ishoboke yemera gukorana n'abana twari batoya, turi abarayiki, aca bugufi ku buryo bwose, ku buryo hari naho yagezaga akatubwira ati ngiye gupfukama mu nsabiri, kandi akavuga ati bana banjye iyo munsabiye ikintu ndakibona. Tugakorana urugendo
tugafatanya byose. Ubwo nshimiye n'abapadiri b'abaparote kubera ko yari afite n'abamuyobora. Mwese Nyagasani azabakomereze imigisha ye kugeza n'uyu munsi mukiri mu mujishi. Nyagasani abasingirizwe, mumfashe tubashimire. Ntabwo nareka gushimira Diyoseze ya Kabgayi yakiriye neza ubutumwa bwa Ruhango. Birumvikana habanje kubyibazaho, ese koko abarwayi barakira? Ese bari abana ibyo bavuga nibyo? Ese Padiri Sitani aba yabishishojeho? Ariko ubushishozi bwose bwakozwe bwerekanye ko ingabire ya Ruhango ari ingabire ya Yezu Kristo ubwe yitangiriye, nta wundi muntu wayikozeho umushinga. Turashimira rero na Diyoseze ya Kabgayi, mumfashe nabo tubashimire. Nkiri aho ngaho ntabwo nakwibagirwa ko igihe twararaga dushengereye, kandi muri ibyo bihe hari hatangiye no kuba umutekano mukeya. Abayobozi bo mu nzego bwite za leta turabashimira cyane, kubera ko hafi aho ngaho rwose bahise baduha icyangombwa ndetse cyanditse kinateyeho n'amakashi kitwemerera gushengerera amanywa nijoro ntihagire uduhungabanya. N'uyu munsi muracyabona ko badufasha mu mutekano ndetse no mu bindi byose, bakatworohereza kujya mu butumwa hirya no hino. Nimumfashe nabo tubashimire. Ndashimira kandi kominote ya Emmanuel. Murumva twari abana batoya, nta mahugurwa menshi twari dufite, nta nubwo twari tuzi ibintu byinshi bihagije, ariko ndashimira abavandimwe bo muri kominote ya Emmanuel, ababahagarariye hano barahari, kubera ko baduhaye amahugurwa ahagije, batwigisha byinshi ku bijyanye n'inyigisho za Kiliziya, ari byo byagiye biduherekeza tukabasha gukora ubutumwa neza. Nabo tubashimire. Hari umuvandimwe tutakiri kumwe hano, tudakorana ubutumwa, witwa Ruvunabagabo Gerard. Nawe turamushimiye kubera ko yakoze byinshi, twakoranye byinshi kandi byiza biteza imbere ubu butumwa kugeza uyu munsi. Reka nshimire abavandimwe bagiye baza mu Ruhango. Hano hari abantu batangiye muri kiriya gihe twavuze, bakaba bamaze amezi 396 badasiba mu Ruhango. Abo bantu barahari ndabizi, tubashimire cyane. Muri bo hari abakoze amatsinda, hari inshuti za Yezu Nyirimpuhwe zihagurukira Sonatibe, hari ababatijwe, niba barabatijwe cyangwa se bararyise ntabwo mbizi, ariko bitwa aba Yezu Nyirimpuhwe. Hari abiswe iryo zina aba Yezu Nyirimpuhwe. Hakaba n'abandi bavandimwe baza buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi, yenda bagasiba rimwe na rimwe, ariko ubundi bakaza. Hakaba n'abahagize iwabo, iyo umubajije ngo ugiye he arakubwira ngo ngiye iwacu. Abo bantu ni mwebwe mutuma ingoro ya Yezu ibaho. Ubu bwiza tuyibonana, aya masura meza tubona, n'iyi mitaka myiza twitwikiriye, ndetse natwe ubwacu, ni mwebwe mutuma ingoro ibaho. Mu kanya Padiri arabivuze, cya giceri, ya note, rya turo, ryaba ibyo gushimira ndetse n'andi, kubera ko nta handi hantu ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe ivana ubushobozi. Burya nimusanga bimeze neza, mugasanga isuku irahari, mujye mumenya ko ari uruhare rwanyu rwabikoze. Isengesho muduturira mudusabira rituma mugaruka mukongera mukahadusanga, kandi tuzakomeza kubafasha, namwe mudufashe. Nyagasani aduhurize hamwe twese. Bavandimwe rero hari byinshi umuntu yavuga, ariko reka nsoreze aha nshimira n'abandi bantu bitanga batazwi. Mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe hari abantu bahora bakora ubutumwa buri teka, umwaka ugatangira undi ukarangira, bakongera bagatangira, basabira abagenda ahangaha. Nyagasani mwese azabagwiriza ibyo mwifuza. Tugiye rero kumwakira, n'ubundi mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Ni Yezu udukiza. Ubuhamya bwose twumvise, ni Yezu uri mu isakaramentu ry'Ukaristiya. Ni Yezu udukiza. Mwese mufite ubuhamya, abenshi murabifite turabizi.
nimuhaguruke tumwakire. Ndagira ngo mbasabe rwose, iri zuba ntawe uri bupfe, mwihangane umutaka tuwukureho kugira ngo Yezu tumubone, aze hagati yacu tumubona. Ibisingizo tuza gukoresha muri iri sengesho tugiye gukomerezaho ni iby'isakaramento ritagatifu. Ni Yezu uri mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Abo yagiriye neza mumuramburira amaboko, abo yagiriye neza, abo Nyagasani yagiriye neza. Ngo y'umuryango wawe Nyagasani, abo wagiriye neza bagushimira. Twese dutanze ubuhamya ku bwawe, twese dutanze ubuhamya ku bwawe, tukwishimira, turashaka kukwakira. Mukiza wacu Ukaristiya, ukunda abantu, ni wowe batunga. Twese dushime umutima wawe, tukawusenga. Mukaristiya arukiza abantu, ni